usanzwe hari inyamaswa Islam yagenye ko zigomba gupfa igihe umuntu azibonye kuko zishobora koreka rubanda cyangwa se zikarugira nabi. Iryo somo inshallah n'ingaruka dushobora kuzaryiga. Muri zo iya mbere hazamo inzoka. Inzoka ariko uburyo nayo bayica ntabwo wiyica, ushobora kuyica ugasanga ni jini, ahubwo wibwira uburyo bugera kuri butatu ati niba utinya Imana sohoka, niba ari jini rizagukundira risohoke, ariko niba ari inzoka izaguma aho ngaho uzayica birumvikana, ariko nuyica ntabwo uzayishinyagurira. Muri zo hazamo inyamaswa ariko ziri mu cyanya cyazo ntacyo zitwaye n'igihe zadusagarariye. Yego, na leta RDB ivuga ko si byiza kwica inyamaswa buri kuyibonye, si byiza kuyica keretse nk'imbogo biba byagaragaye ko yageze nko mu bantu kandi nayo irimo kubica, ariko ubundi batubwira ko buri nyamaswa tugomba guhamagara ababishinzwe bakaza bakazisubiza mu cyanya cyazo. Aywa igihe zaguteye mu nzu. Muri zo harimo inzoka, imbeba, imbwa z'agasozi zino ziryana igihe zadusagarariye. Hazamo oya inshishi ntabwo zirimo. Hazamo imbeba. Imbeba ishobora kwinjira mu ndege ikazacagagura amasinga yo mu ndege ndetse n'ibindi, abantu bakaba bakora impanuka. Hazamo bino bisiga biryana, twe tumenyere ko hano mu Rwanda bituza ntacyo bidutwaye. Hanze hari ibisiga biryana birya n'ihene, birazwi izo bita eagles. Izo nyamaswa intumwa y'Imana tubwiye ko tugomba kuzica, ariko ziri mu cyanya cyazo ntacyo tuzibaza. Hazamo ibyugu, ibihangara, hazamo tuno twa marijoze. Marijoze aho iva hose ikagira ni venom, birazwi ko ari uburozi bukomeye cyane. Ubwo rero iyo tuyibonye turayica. Nayo kuyica nayo bigaragaza yuko muri hadithi uyikubise ikintu kimwe igahita ipfa yandikirwa ibihembo 100, ariko uyikubise kabiri biragabanyuka, uyikubise gatatu biragabanyuka cyane kurushaho. Urumva ko intego ni ugukubita vuba kigahita gipfa, kayihutishiriza urupfu rwayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeze neza? Alhamdulillah, nashukuru. Nishimiye kukwakira hano kuri channel. Shukrani jazila. Ndakeka ko amasomo ateguye ugiye gutanga ari buze gufasha community iri kuri channel ya Jarudi Kells. Dufite abantu barenga 9,100, turafi kuzuza 10,000. Rero ndagira ngo ubahugure cyangwa se ubibutse, hanyuma turushaho nyine kuba ariko mu buzima bufite intego kandi twubahiriza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. Insha Allah ndagira uyu munsi tuganire kugira impuhwe mu guhana kwacu. Uyu munsi umuntu araterwa n'intozi, inshishi akazitwikisha umuriro. Araterwa n'ibiremwa nk'inzoka, ariko nabyo ni ibyaremwe nubwo hariho kumuzi tubwira ko tuzica, ariko ntabwo ari ukwica. Allah subhanahu wa ta'ala ati inna Allah kataba alhasanat, Allah yamaze kugena ineza. Fa idha qataltum fa ahsinu alqitla, nimujye mwica neza. Fa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, nimujye munabaga mujye mubaga neza, mucinja neza. Ntago ikintu cyose ari kukica by'agashinyaguro. Twigeze kumva mu myaka yashize aho bafataga abarozi, kandi ubwo siho kumu umurozi yicwa, babafata bakabashongesha muri plastique, yani bakabatwika. Abandi bakayishyira mu mapine bakabatwika. Umuntu yatewe n'intozi mu nzu agafata amazi akayacanira agasuka mu mwobo, ni ukwica nabi. Hari ubundi buryo zavamo. Ubyo rero Allah subhanahu wa ta'ala arabituza. Nyimira uyu munsi rero tuganire ku kintu kirimo ugutwika insha Allah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Bituruka kuri hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ba'thin faqala in wajadtum fulanan wa fulanan lirajulayn min Quraysh samahuma fa ahrikuhuma bin nar. Bituruka kuri hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imana mwishimire aravuga ati intumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati ubwo twari tugiye ku rugamba, itwereje ku rugamba, iravuga ati nimubona abagabo babiri, nimubona kanaka na kanaka, abagabo babiri b'Abakureshi
abavuga amazina twe tutabonye muri hadith. Aba bantu babiri ni mubabona mubatwike. Byumvikanaga yuko basangira ngendo bagomba gufata aba bantu barwana bagira amahirwe yo kubagiraho bagahita babatwika nta bindi, ubwo bafite ibyo bari bakoreye Islamu bidashimishije. Ariko thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradna al-khuruj, Imana nyuma yaho iratubwira ubwo twari tugiye gusohoka, faqala iravuga iti inni kuntu amartukum an tuhriku fulanan wa fulanan. Imana irababwira ati nababwiye uko nimujya kureba kanaka na kanaka mubagezeho muza kubatwika, wa inna nara la yu'adhibu biha illa Allah, ngo kandi umuriro nta wundi uhanisha uretse Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in wajadtumuhuma, nimubabona faqtuluhuma, muze kubica gusa nimubatwike. Rawahu al-Bukhari. Nanone intumwa y'Imana Muhammad kuri hadith ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, Imana imwishimire, aravuga ati kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, umunsi umwe twari turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin, turi ku rugendo. Fantalaka lihajatihi, intumwa y'Imana yitandukanya natwe igiye kwihirira. Muri hadithi havuga yuko yari igiye gukora ibikomeye, ariko kubera ko abantu mw'iki gihe mwabaye abasirimu mwibagirwa ikinyarwanda, havuga ko yari igiye kwituma. Nuko intumwa y'Imana Muhammad ubwo yari igiyeyo, ubimusangira ngendo akomeza atubwira ati fara'ayna humaratun wa ma'aha farukhani, twaje kubona inyoni iri kumwe n'imishwi yayo ibiri. Fa akhadhna faruhayiha, twaje gufata iyo mishwi. Faja'at humaratun ta'rish, inyoni yaje yihuta itangira kuzenguruka ku mitwe yacu ifite agahinda kenshi. Urumva nk'urugero ufashe imishwi y'inkoko ubona uko bihita bigenda. Nkoko kazihitiza n'igiye kuyegera ahubwo iragusatira ikarwana. Aywa, kubera ko umubyeyi ku mwana wamufitiye impuhwe nyinshi cyane. Nuko faja'a nabi sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ihitiza faqala, iravuga ati mal faja'a hadhihi biwaladiha, ninde wateye iyi nyoni agahinda ayambura abana bayo? Ruddu ilayha, ruddu biwaladiha ilayha, intumwa y'Imana ati mwisubize imishwi yayo, mwisubize abana bayo, yagize agahinda kubera ko mwayifatiye imishwi. Wara'a qurbatun namuli, intumwa y'Imana noneho iza kubona urwuri rw'inshishi, niko bazita. Ibona urwuri rw'inshishi qad harakunaha, twari twatwitse. Ubwo zari zabasagarariye, bahitamo gufata umuro barazitwika. Maze intumwa y'Imana iravuga ati man haraka hadhi, ninde watwitse izi nshishi? Faqulna nahnu. Abdullah ibn Mas'ud arasubiza ati twasubije intumwa y'Imana ati nitwe twatwitse izi nshishi. Intumwa y'Imana iravuga ati innahu la yanbaghi an tuhlika bin nar, innahu la yanbaghi an tu'adhiba bin nar illa rabbul alamin. Intumwa y'Imana avuga ati ntawemerewe guhanisha umuriro, ntawemerewe gutwikisha umuriro, ntago abyemerewe uretse umurizi w'umuriro, uretse nyagasani w'umuriro ari we Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Bite kuri babandi dutwikisha umuriro? Byifashe bite ku bantu bahanisha umuriro? Mu baturanyi bo mu gihugu cya Kongo hakurya, aywa, bafashe umujura bamushyira mu pine bakamukongeza kabisa. Aywa, ariko ntabwo ari ubona birenze nyine kuba ubumuntu. Mirutse kubona umugore ndamuhishira, ariko bivuga kugira bibi isomo ku bantu. Ejo bundi muri covid, we n'umugabo we barimo gusara tahajudi, inzoka y'umukara irabateye. Mu kubatera umugore akura umugabo mu swala ngo bice iyo nzoka, barayishakisha barayibura. Muri uko kuyibura, urumva uzi ko inzoka iri mu nzu wayishatse ukayibura irimo, ntabwo watuza. Reka ntabwo bishoboka. Hashize ikindi gihe nko burake inzoka iragarutse y'umukara, ni ya yindi bari babuze. Umugore kubera umujinya yari afite abagore n'inzoka
iyo ibana ni ibindi bindi yarayishe abona ntabwo iri gushiramo umwuka neza ajya kuzana inkora yitwika. Urumva ko byari birenze urugero, amaze kuyitwika nta kindi cyakurikiyeho, yatangiye kumva akoca mu mavi no mu nkokora hari ukuntu bigenda. Bigaragara ko ariho n'uburwayi bwe bwatangiriye, ararwara ariko Allah yaje kumufasha arakira. Ariko abantu tumenye ibiremwa tubigirire impuhwe, nta kubitwikisha umuriro. Allah niwe uhanisha umuriro. Dusozereze kuri no hadithi ya nyuma. Ni Abi Hurayra radhiyallahu anhu aravuga ati qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Abi Hurayra avuga ati intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomye umwuzukuru wayo Hasan mwene Ali. Imaze kumusoma, wa indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi, ngo imbere ubwo yasomaga uyu mwuzukuru we, urabona gutyo umwana yaba yicaye, umubyeyi yaba yicaye umwana akaza, cyangwa se sogokuru yaba yicaye umwana, umwuzukuru akaza agahita amuterura akamusoma kuko yari umwana mutoya. Noneho igihe umwimana yasomaga uyu mwuzukuru wayo Hasan, haricaye umugabo witwa al-Aqra' mwene Habis wo mu bwoko bw'Abatamimi, maze abwira umwimana ati ya Rasulullah, yewe umwimana, inna li 10 min al-walad ma qabaltum minhum ahada. Ati umwimana, mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ko mfite abana bagera ku 10 ariko sindasoma n'umwe muri bo. Fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, umwimana irangishira mureba. Fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, umwimana iramureba irangishira amubwira ati man la yarhamu la yurham. Utagira impuhwe ntabwo azazigirirwa. Mutafakun alayhi. Umuntu utagira impuhwe ntazigirirwa. Tubonye kugirira impuhwe ibiremwa by'inyamaswa no kugirira impuhwe abantu, kubereka ineza. Ibi ngibi nitubishyira mu bikorwa, isi izagenda itungana. Abantu tugira ubumuntu nibwo isi izatungana, amahoro akagaruka neza ku isi. Nasallallahu salamata lafiya. Na mbere yuko dusoza hari akabazo naringize wenda ntabwo ndi butinde. Nta kibazo. Bisanzwe bizwi ko muri Islam batwigisha ko nubwo yaba ari inkoko ugiye gucinja mu rugo ugiye kuyirya, cyangwa ihene cyangwa intama cyangwa inka, ugomba kwigirira impuhwe, ugatyaza icyuma kugira ngo ukagityaza cyane kugira ngo mu gihe uri buze kubibaga uze kuyihutishiriza urupfu ntize kubabara. Sibyo? Ariko noneho bigezeho muri wild animals, mbese inyamaswa zo mu shyamba zikarishye zishobora kutugiraho ikibazo, nk'inzoka cyangwa se nk'uko wabona nk'intare cyangwa imbwa itari yo mu ngo, uvuga ko nazo tugomba kuzereka impuhwe. None umuntu aramutse abonye nk'inzoka mu nzu, yemerewe kuyica ariko ntiyemerewe nyine kuyitwika cyangwa kuyikora mbese yicarubozo, niko twavuga. Ni ukuvuga ati ubusanzwe hari inyamaswa Isilamu yagenye ko zigomba gupfa igihe umuntu azibonye, kuko zishobora koreka rubanda cyangwa se zikarugira nabi. Iryo somo inshallah n'ingaruka dushobora kuzaryiga. Muri zo iya mbere hazamo inzoka. Inzoka ariko uburyo nayo bayica ntabwo uyica, ushobora kuyica ugasanga ni jini. Ahubwo wibwira uburyo bugera kuri butatu, ati niba utinya Imana sohoka. Niba ari jini rizagukundira risohoke, ariko niba ari inzoka izaguma aho ngaho, uzayica birumvikana. Ariko nuyica ntabwo uzayishinyagurira. Muri zo hazamo inyamaswa ariko ziri mu cyanya cyazo ntacyo zitwaye, n'igihe zadusagarariye. Yego, na leta RDB ivuga ko si byiza kwica inyamaswa buri kuyibonye, si byiza kuyica, keretse nk'imbogo biba byagaragaye ko yageze nko mu bantu kandi nayo irimo kubica. Ariko ubundi batubwira ko buri nyamaswa tugomba guhamagara ababishinzwe bakaza bakazisubiza mu cyanya cyazo. Igihe zaguteye mu nzu, muri zo harimo inzoka, imbeba, imbwa z'agasozi zino ziryana igihe zadusagarariye. Hazamo inshishi ntabwo zirimo. Hazamo imbeba. Imbeba ishobora kwinjira mu ndege ikazacagagura amasinga yo mu ndege ndetse n'ibindi, abantu bakaba bakora impanuka. Hazamo bino bisiga biryana. Twe tumenyere ko hano mu Rwanda bituza ntacyo bidutwaye. Hanze hari ibisiga biryana birya n'ihene. Birazwi bizo bita eagles. Izo nyamaswa intumwa y'Imana tubwiye ko tugomba kuzica, ariko ziri mu cyanya cyazo ntacyo tuzibaza. Hazamo ibyugu, ibihangara,
hazamo tuno twa Marie Jose ivaho zikagira ni Venom. Birazwi ko ari uburozi bukomeye cyane. Ubwo rero iyo tuyibonye turayica, nayo kuyica nayo bigaragaza yuko muri hadithi uyikubise ikintu kimwe igahita ipfa yandikirwa ibihembo 100, ariko uyikubise kabiri biragabanyuka, uyikubise gatatu biragabanyuka cyane kurushaho. Urumva ko intego ni ugukubita vuba kigahita gipfa, kayihutishiriza urupfu rwayo. Aywa. Shaka wakoze cyane, amasaha ari hafi yo kujya gusari. Reka muri kwenda tuzasubira ubutaha inshallah, kandi wakoze kuza no kwitabira ubutumire inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.